ni update nshya cyangwa se inkuru nshya imaze kutugeraho muri amasaha. Ni impanuka y'abapolisi babiri bamaze guhitanwa nayo bahise banapfa, cyane ko ari inkuru ibabaje. Ubona ko benshi bagiye bibaza uko byahise bigenda. Ni mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Ni impanuka nakita ko ikomeye kuko abo yagonze iki gikamyo cyangwa se iki kinyabiziga bose bahise bitaba Imana, cyane ko hari n'urwego rwa polisi rwacu ruducungira umutekano munsi ku munsi. Abapolisi babiri bari kuri moto yavaga mu karere ka Muhanga berekeza mu Ruhango, bahise bitaba Imana rero nyuma yo kugongwa n'ikamyo. Iyi mpanuka rero ikaba imaze n'undi kuri muri aka karere ka Ruhango mu rukirira n'ubundi rwo kuri wa kane tariki ya 5 Ukwakira 2023. Umuvugizi wa polisi rero mu ntara y'Amajyepfo Emmanuel Yaremye avuga ko ngo abapfuye ari IP Jean Felix Ngaboyimana ndetse n'uwitwa Musabe Fred, mwizere ko amazina maze kuyumva, n'uwitwa Musabe Fred kanyasubira n'uwitwa IP Jean Felix Ngaboyimana. Bombi ngo bakoraga n'undi muri aka karere ka Ruhango. Benshi bakibona iby'impanuka cyangwa se bakibyumva bibajije uburyo bibayemo, ariko bisa n'ibibayobera kubera ko batubwiye ko abapolisi bari kuri iyi moto ibatwaye n'ubundi bava muri karere ka Muhanga gahana imbibi bya hafi n'akarere ka Ruhango mu rukirero n'ubundi ahagana saa 10 kurumba kare mu gitondo n'ubundi cyo kuri uyu munsi wo ku kane. Byari bikiri mu gitondo cyane nibwo ro hayisaba iyi mpanuka, ikamyo igonga iyi moto bariho. Imodoka yari iparitse n'ubundi ruhande rw'umuhanda, maze abapolisi babiri bari bahikanye bitaba Imana. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda n'undi mu ntara y'Amajyepfo CP Habiyaremye yabwiye n'umunyamakuru bitandukanye byane mu Rwanda ko abapolisi barori mu muhanda wa kaburimbo bava mu karere ka Muhanga berekeza mu Ruhango. Ati bagonze imodoka y'ikamyo ya Mercedes Benz yari iparitse iruhande cyase ku ruhande rw'umuhanda kubera ikibazo cya tekinike yari yagize. CP yavuze ko ngo abapolisi bahise bitaba Imana ndetse ubu imibiri yabo yajyanywe ku bitaro bya Kabgayi. Perezida ryahise ritangira ngo hamenyekane cyaba cyateye n'ubundi iyo mpanuka. Umunyamakuru w'amaje niba ngo kuba banyakugendera bagonze imodoka iparitse bitabivuze ko ngo baba bagendaga ku muvuduko uri hejuru. CP yasubiza ko byose bizajya agaragara nyuma y'iperereza. Ni ukuvuga ko birinze kugira ibyo batangaza birambuye kuri impanuka ku cyaba cyayiteye, kuko benshi bavuze ko baba ari umuvuduko mwinshi iyi moto bari batwaye yaba iriho. Ariko urumva ko CP cyangwa umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yirinze kugira byinshi yabitangazaho, ahubwo akavuga ko n'ubundi perereza rigikomeje kugira ngo harebwe niyo modoka yari baparitse iruhande aho yari iparitse byose bigende bisuzumwa cyangwa se bigende byandikwa. Ubwo duhumeze dutugiriza ibiraza kuva mu iperereza, kuko urumva n'urupfu rw'amabere ku bapolisi babiri bose bahise bapfira icyarimwe bakigonga n'ubundi iyo modoka, kuko urumva ko aribo bayigonze. Ndagira ngo bisobanukirwe neza atariyo yabagonze, ntabwo aribo bagonze ahubwo nibo bagiye bakayigonga. Ari mu Majyepfo rero ubwo dutegereje kuza kureba n'ubundi ibiraza kuva mu iperereza, cyane ko wumva ko bitoroshye rwose, kuko imiryango y'aba bombi yaba umuryango wa IP Jean Felix Ngaboyimana ndetse na Police Constable cyangwa CPC Musabe Fred, bombi n'ubundi bakoraga muri aka karere bahise bitaba Imana. Twihanganisha imiryango yabo cyangwa se abarobazi kuri isi, nta kundi bigenda ubwo nta kundi, kuko ni inkuru nanjye nabonye ibabaje ndetse yagiye nababaza benshi batandukanye. Kubona abavandimwe bacu baducungira umutekano munsi ku munsi bita bigenda gutya, murumva ko ntabwo biba byoroshye. Imirambo yabo rero uko ari babiri yahise ijyanwa n'ubundi mu bitaro bya Kabgayi. Iperereza rirakomeje kugira ngo harebe icyaba kibyishe inyuma. Ubwo rero ni bimara gusohoka natwe turaza guhita tubagezaho byinshi birambuye kuri iyi nkuru. Ahubwo reka mitenyihuza n'indi nkuru yatangajwe n'abanyamakuru yerekeye kamera zo ku muhanda. Izi kamera ngo none ngo zikiye rero ngo kumenywa n'abashoferi bose, kuko bagiye binubira byinshi bitandukanye kuri izi kamera zigenda zibafotora mu buryo butunguranye batabibonye.
ni polisi y'u Rwanda yahise itangaza ko n'indi kamera zo ku muhanda ngo zatahuraga ndetse zikanandika abashoferi ku ikosa ryo kurenza umuvuduko ngo zigiye kujya zinatahura andi makosa arimo kuba ikinyabiziga kidafite control technique cyangwa se kuba umushoferi yaba atambaye umukandara. Byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Felix Nyamuhoranye kuri wa gatatu tariki 9 Ukwakira. Ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ni nyuma rero yuko bamwe mu batwara ibinyabiziga n'undi bumvikanye ndetse binubira kuba ngo zimwe muri izi kamera zo ku mihanda ziba zihishe mu bihuru ngo ndetse zikabandikira batanabizi. Mwagiye mubyumva nawe nkurikira amasangira ngo sobwa mbere wajye wumva iby'inkuru kuko bagiye binubira iby'izi kamera. Ubwo ni ku ruhande rw'abashoferi IGP Nyamuhoranye rero yavuze ko ngo kuri izi kamera zitazongera guhishwa. Ni inkuru bamwe bishimiye ariko nanone bakageraho ibiganiro bitandukanye cyangwa se bakagenda batangaho comment zitandukanye kuko bamwe basanga bavuga ngo ntabwo ibi ngibi ari byo, abandi babasobanura impamvu zabyo bakumva nibyo kuko hari nkaho bigeze kuba cyangwa ubwo byari ku ruhande rwa polisi bashaka gusobanura ko ibingibi bikorwa kugira ngo igihe cyose undi bahore biteguye we guteguzwa. Cyakora Sofia zo wenda abantu zo bagiye bavuga ko n'undi ahantu zitajya zihava ariko bakavuga ku kindi kibazo cy'izindi kamera zagendaga zigaragara zo zazanwaga na polisi nyine ari kamera zimukanwa bakaza bakitera nko muri ahantu hafi ya kaburimbo yo ikagufotora bigutunguye utayibonye. Mbese yo itandukanye na Sofia yo ikagufotora mu bundi buryo ukaza gutungurwa ubona wandikiwe ibihano wowe utaruzi uburyo rero byagenze. Nyuma y'uko rumwe n'undi matwara y'ibinyabiziga bumvikanye binubira n'ubundi kuri ibi ngibi witwa IGP Nyamuhoranye yavuze ko izi kamera zitazongera guhishwa icyakora nayishora ko ngo zigiye kujya zitahura ahubwo n'andi makosa ndetse ngo zigahita zinayandikiraho abashoferi ako kanya atari ukurenza umuvuduko gusa kuko ngo ibi nibyo byari bisanzwe bimenyerewe bijyanye n'imivuduko. Yagize ati udafite ubwishingizi mu gihe kiri imbere kamera izajya imenya ko ngo imodoka iri igenda idafite ubwishingizi, izajya imenya kandi ko ngo imodoka iri igenda idafite control technique, izajya imenya ko ngo imodoka iri igenda nyirayo ari kuvugira kuri telefone cyangwa atambaye umukandara, izajya inavumbura ko ngo imodoka iri igenda ifite umuvuduko. Akomeza avuga ko ngo mu gihe kamera zo ku muhanda zizatangira gutahura amakosa yose ndetse no kuyandikira abashoferi bizatanga umusaruro. Ati ibi byose rero kamera nibikusanya ikabiguha uzagabanya umuvuduko, uzambara umukandara ndetse uzanareka kuvugira kuri telefone, mbese uzitwara neza. Ibi ngibi rero nibyo yagiye ahamya ko byazagabanya umuvuduko w'ibi byose. Avuga ko kandi ngo n'ubundi izi kamera zari zisanzwe zifite ubushobozi bwo gutahura ayo makosa ahubwo ko ngo icyariho gikorwa ari gushyiramo iryo koranabuhanga risa n'irivuguruye rizatuma zibasha kubikora none mu buryo bwimbitse cyangwa se busumbuyeho ku bwari busanzweho. Ubwo rero dutegereje kuzana n'ubundi by'ibi byose kuko ngo ibi byose n'ubundi bizajya bikorwa mu rwego rwo kugabanya impanuka cyangwa se urwego n'umubare by'impanuka zo mu mihanda. Mu mwaka ushize bagiye bagaragaza ko ngo intara y'Iburasirazuba yaje ku mwanya wa mbere mu kubamo impanuka nyinshi, ifite 29% igakurikirwa n'umujyi wa Kigali ufite 25%. Urumva ko nuremo ikinyuranyo cya 4% hagati y'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Hombi ngo niho hagiye hibandwaho cyangwa se nitwe mu duce twagiye twibandwaho cyane mu kugira impanuka ziri ku rwego rwo hejuru ruzamuye. Ubwo rero reka dutegereze turebe ko ibi byose bajya batangaza ari cyo bizakora cyangwa se ari cyo bizatanga. Kandi twihanganisha n'undi na wa muryango w'abapolisi cyangwa se abari babazi n'ubundi impanuka yabo nagiye mbona ise ibabaza benshi batandukanye bagiye babibona kubera ko abapolisi n'ubundi n'abantu baducunga umutekano umunsi ku munsi. Ibikorwa bakora usanga koko bishimwa na benshi kandi bigera kuri benshi batandukanye cyane ko bari n'aba traffic polisi bo ku mihanda nyine abapolisi tumenyereye bagenda n'ubundi nabo bakora imirimo nk'iyi ngiyi. Ubwo reka dutegereze tuze kureba icyo iperereza rizaza gukora.